Gitondo cyiza, weekend nziza, n'abafana banjye nabatekerejeho. Sinshaka ko mwitwe n'irungu muri weekend. Azane filime ebyiri mugomba kureba muri weekend mukazikunda. Filime ya kabiri ni High School. Tegereze iyi video irangire kugira ngo nawe uyirebe. Ni High School nziza. Filime ya mbere yasobanuye na Gaheza yibayita Protector. Protector ni filime imaze iminsi ica ibintu ku mihanda ya filime. Iyi filime ni nziza. Uramutse ukunda filime zirimo gushimuta no gutabara, iyi filime urayikunda. Narebye filime nka Tekken ya Liam Neeson bashimuta agakobwa, niyo urayikunda. Narebye filime nka Diablo ya Scott Adkins, niyo urayikunda, nayo niyo gushimuta no gutabara. Protector ikindi cyiza cyayo yasobanuye n'umusobanuzi gusobanura bita Gaheza Simba. Reka tujye kuri filime ya kabiri. Filime ya kabiri iyo ni Season. Iyi season ni nziza. Uramutse ukunda filime za season za High School nta kabuza. Warakunze filime yitwa Hear Me Do You Beni. Warakunze filime nka Alilawabi School for Girls, niyo urayikunda. Iyi filime ni nziza. Ni y'Abayapani, ni filime High School nziza yaciye ibintu. Iyi filime bayita Bet, ifite episode 10 zonyine. Ni High School. Uramutse ukunda filime za High School nta kabuza. Izi filime zose uko ari ebyiri, ari iriya ya action yasobanuye na Gaheza Simba yitwa Protector, ni iyi High School. Izi zose ndazifite, zishaka kuzireba. Ntuzibura, nyandikire kuri WhatsApp nziguye.